hari igihe ubona abantu mu nzira rwose reka ngerageze kubigana, ukabona yafashe Bibiliya, ukabona yenda yahengetse n'umusaya, ukabona yishize hano, ukabona yahengetse umusaya, hari abahindura n'indebo, ukabona rwose arebye nk'umuntu w'umutahajuru, hariho n'abahindura imvugo ukumva rwose ukumva rwose ari kwitsa nk'umuntu w'umutahajuru, ariko umukristo ntaho bihuriye n'iyo mico y'inyuma. Twongeye kubasuhuza muri uyu umwanya mwiza tubagezaho ibyigisho bigenda bidufasha, ibyo tugenda tureba mu buryo bugaragara. Hari n'igihe ababyifuza tubagezaho za audio babiterwa n'icyifuzo cy'umuntu. Ngewe rero ugiye kubagezaho iki cyigisho nitwa Bagirinshuti Pierre. Haleluya. Nje tugiye kuganira muri uyu umwanya mutoya ushoboka kugira ngo dufatanye kuri iki cyigisho kugira ngo tucyumve neza kandi tucyumve kuko Mwuka w'Imana abiteganya. Reka rero Uwiteka duha impano yo gusobanura nk'uko abyifuza, kandi natwe aduhe gusobanukirwa n'ibyo tugiye kuvuga, ikirushijeho kuba cyiza namwe murushaho kungukirwa ku bwa Mwuka wera. Uwiteka rero abidufashemo, Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Reka ubwo turi bwibande ku byanditswe byera, tubanze twasenga. Data wa twese, wowe udukunda, iyo ni inshuro ya mbere, uraraducunguye, iba indi nshuro ya kabiri. Urwo rukundo ruheranije rero, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe, aba ari weho utwungura ubwenge ndetse n'ubuhanga, ugiye gusobanukirwa n'imvugo yawe, kuko tuzi yuko byose byanditswe mu mvugo yakumvwa n'abantu. Turakwinginze ngo tube bugufi bw'abatwumva ndetse n'abazatwumva. Iyo tugusabye muri rya zina ryiza wanaduhaye bya Yesu Kristo, amen. Tugiye rero kuganira icyigisho cyiza, icyigisho kitubwira ngo abantu bababaye ariko batababaje. Abantu bababaye ariko batababaje. Ese baba ari bantu ki? Kubera iki bababaye? Kubera iki batababaje? Ibyo bintu bibiri buri wese atega amatwi abyumve neza, buri wese atega amatwi asobanukirwe n'aba bantu. Gusa tuza kurangiza icyigisho buri wese ntazaboneke mu mubare w'aba bantu. Aba bantu ni bande? Aba bantu kubera iki bababaye ariko kubera iki batababaje? Reka twifashishe ibyanditswe byera, kuko murabizi yuko ibyigisho byacu byose byifashisha handitswe ngo niko Uwiteka avuga. Mwuka w'Imana aza kuri nje aravuga ngo, ijambo ry'Uwiteka riza kuri nje riravuga ngo. Ayo niyo magambo tugenda twibandaho mu byigisho byacu kugira ngo imyumvire y'abantu, ubusobanuro bw'abantu buburizwemo. Ubutumwa bwiza rero bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo tugiye kumwibandaho cyane. Yavuzemo abantu bababaye ariko batababaje. Ushobora kuvuga utari kubanza uyu mwigisha ari umugome, ushobora kuvuga utanyamara ibi byigisho banza bijya kudutera ubugome, ariko impamvu bababaye turaza kuyireba, impamvu batababaje nayo turaza kuyireba. Mwuka w'Imana yarabidufashemo. Ni mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, nk'uko twari tumaze kubivugaho. Igice ni icya 7, umurongo ni uwa 21, turageza ku murongo wa 23. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, igice ni icya 7, umurongo wa 21, turageza ku murongo wa 23. Dusome. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga irembo rifunganye. Reka tumere nk'abasomye icyo gice vuba nitugera kuri ya murongo wa 21 n'uwa 20 kugeza kuri 23 niho turi buze gutinda. Twumva aba bantu abaribo. Irembo rifunganye, munyure mu rembo rifunganye, kuko irembo ari rigari
n'inzira ijana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi, ariko irembo rifunganye ni inzira ija mu bugingo, iraruhanije kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasegaryana, muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Kuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. 21 ariho tugendereye. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, titwahanuraga mu izina ryawe, titwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, titwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ngiryo ijambo tugiye kuganiraho, ariko iri jambo ritangira ritubwira ibyerekeranye n'irembo rifunganye. Anariryo ibyanditswe biri kutubwira ngaha yuko tugomba kwihata, tugomba gushakisha ibyo umwami ashima kugira ngo tunanyure muri iri rembo rifunganye. Bashyizemo ibiti bibiri, cyera imbuto nziza n'icyera imbuto mbi. Fata icyera imbuto mbi ntabwo gishobora, igiti kibi ntigishobora kwera imbuto nziza, n'igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi. Byumvikane ko rero kimwe gihagaze kigaragazwa n'imbuto zacyo nk'uko ibyanditswe bivuga. Wa murongo rero tugendereye n'uyu nguyu uvuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Umurongo wa 21, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, titwanuraga mu izina ryawe, titwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, titwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Aba bantu bavugwa aha ngaha, mwibuke cy'insanganyamatsiko hakivuga ngo abantu bababaye ariko batababaje. Abantu bababaye ariko batababaje. Ikibababaje ni iki? Yesu ahangaha niba rembo rifunganye, ubundi niko ibyanditswe bivuga. Nidusoma muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 6. Yohana igice cya 14, reka twumve uko muri ibi biti byombi hari igiti Yesu Kristo ahagaze hamwe nacyo. Hari igiti gishorera imizi muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu hano hari ibiti bibiri, hari igiti kiriho mu ruhande rwa Satani, igiti kiri mu ruhande rwa Yesu. Niyo mpamvu ahangaha tugiye kureba Yesu, iki giti cyiza n'abantu bakirimo, igiti kibi cyangwa gishorera imizi mu bibi n'abantu bakirimo. Turareba imico, ntabwo tuzi amazina, ntabwo twayamenya, ariko imico yo twayimenya kandi turayisobanukiwe kandi inaragaragara. Yohana igice cya 14. Yohana nabwo nano ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ni cya 14. Reka twumve naho icyo habivugaho. 14 umurongo wa 6. Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uja kwa data ntamujanye. Yesu ahisahamya ko ari we nzira. None si inzira ihera hehe? Yesu aravuze ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ako turi buvugeho ni inzira inagaragara aho cya giti giteye. Ninjye nzira. Yohana igice cya 10, iyo nzira ituruka he? Iyo nzira ituruka he? Bamwe bashobora kuvuga bati ituruka mu nzu, abandi bati ituruka ku kazi, abandi bati ituruka mu rugo, ariko iyo nzira ituruka he? Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice ni cya 10 umurongo ni wa 7.
umurongo ni wa karindwi aravuga ngo, umutwe w'amagambo aravuga ngo umwungeri mwiza. Umurongo wa karindwi, nuko Yesu arongera arababwira ati, nukuri ndababwira yuko ari injerembo ry'intama. Ndababwira yuko ari injerembo ry'intama. Burya iyo umuntu ari mu nzira ishimwa n'ijuru, yakagombye kuba yananyuze no muri iri rembo. Bivuze ngo wakagombye kwinjira mu irembo, hanyuma ugakomeza muri ya nzira twabonye muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 6. Iyi nzira rero ntabwo ari yangaha gusa, nidusoma no mu gitabo cyo Kuva, nubwo turi buze gutindayo, muraza ndetse no mu Barewi muraza gusangamo yuko n'ubuturo bwera bwagiraga irembo. Iryo rembo tuzi neza ko ryagiraga metero zigera mu 10. Ryari irembo ryagutse rwose, nta muntu wabaga yariyoba, ryari irembo rimwe ku buturo bwera. Iryo rembo rero mu isezerano rishya n'icyo Yesu Kristo yavuze ngo ni njerembo. Hano muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 7 aravuga ati, umuntu umaze kwinjira muri iri rembo, umaze kwinjira muri Kristo, ahita afata inzira iboneka muri Yohana 14 umurongo wa 6. Reka twongere dusogongere gakiya twumve iyi nzira mu Baheburayo uko habivuga, hanyuma twinjira mu cyigisho cyacu neza, turebe aba bantu bababaye ariko batababaje. Ntabwo ari ubugome, nta nubwo ari kubifuriza nabi. Ubugome ni ukubahisha inyigisho, nibwo bugome. Ariko kumva iyi nyigisho ntuyumvire, kubabara kwabo ntabwo bibabaje. Abaheburayo igice ni cya 10 umurongo wa 19 ndetse n'uwa 20 haravuga ngo, umutwe w'amagambo aravuga ngo kwihanangirizwa kumaramaza mu byo kwizera isezerano rishya. Kwihanangiriza, ibi byigisho birihanangiriza kugira ngo twizere isezerano rishya. Kandi tuvuga isezerano rishya, Yesu Kristo tuba twerekezaho, Yesu Kristo ubwe. 19 Abaheburayo 10:19 haravuga ngo, nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. 21 kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana. 22 twegera dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriwemo gukurwamo kwimenya ikibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Aya niyo mahirwe. Uku niko kwihanangiriza, kugira ngo uwo ari we wese wakumva iki cyigisho, uzacyumva se ntazacikwe n'aya mahirwe yo kunyura muri iri rembo, ntazacikwe n'aya mahirwe yo kugenda muri iyi nzira, kandi byose ni Yesu Kristo. None umutwe w'amagambo uravuga ngo abantu bababaye ariko batababaje. Ubwo dusuye muri bwa butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 21, aho tubonamo bariya abantu bavuga bati, mwami mwami. Aba bantu nta migaryo bari bafite, nta n'imikino bari bafite bavuga aya magambo, nta migaryo nta n'imikino bari bafite. Mwami mwami, ntitwakoraga ibi, ngo ntitwahanuraga mu izina ryawe. Abasuru kumva barabeshaga, ariko turumva ikibazo cyari kiri, ngo ntitwahanuraga mu izina ryawe. Ariko usomye muri Yeremiya, reka twumve Yeremiya ukuntu aducira ku mayange, nk'uko mu kirimi cy'abaturanyi babivuga ngo guca ku mayange. Yeremiya 14 umurongo wa 14 haravuga ngo, Yeremiya 14 umurongo wa 14, Yeremiya ashinja abahanuzi b'ibinyoma ibyaha. Twahanuraga mu izina ryawe. Yeremiya agiye gushinja. 14 twumve icyo habivugaho. Yeremiya 14 umurongo wa 14 haravuga ngo, maze Uwiteka
maze Uwiteka arambwira ati abahanuzi bahanura ibinyoma mu izina ryanjye. Ubu hari abantu benshi bari guhanura mu izina rya Yesu. Ni ikibazo gikomeye. Hari abantu bari guhanura mu izina rya Yesu, kandi ikibaye bari guhanura ukuri, ahubwo bari guhanura ibinyoma, ariko bakabihanura mu izina rya Yesu. Mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe. Maze Uwiteka arambwira ati abahanuzi bahanura ibinyoma mu izina ryanjye, sinjye wabatumye kandi sinabategetse haba no kuvugana nabo. Babahanurira iyerekwa ry'ibinyoma n'iby'ubupfumu n'ibitagize umumaro n'uburiganya bwo mu mitima yabo. Ngoko 27, Yeremiya 27 umurongo wa 15. 27 umurongo wa 15. Yeremiya aracabivuga kubera ko nibavuze ngo tubaririze mu nzira za kera, iyo ukuri tuyinyura nitari iyo ukuri, ariko ngo baravuga ngo ntituzayinyuramo ngo no kumva ngo ntituzabyumva, ariko kubyanga wabyumvise no kubyanga utarabyumva biratandukanye. 27 umurongo wa 15 haravuga ngo kandi ntabatumye, ahubwo bahanura ibinyoma mu izina ryanjye kugira ngo mbirukane, ngo mupfe mwe n'abahanuzi babahanurira, niko Uwiteka avuga. Yeremiya aracyari kuvuga ahangaha. Dusomye no mu rwambere rw'Abakorinto handitswe ngo niyo magambo tuzajya turagenda twibandaho. Urwambere rw'Abakorinto igice ni cya 13 umurongo ni wa 2 haravuga ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwa byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo rwose. Urukumva turikubona abahanuzi bahanura Yesu atabatumye kandi Yesu atavuganye nabo. Abandi bahanuzi bahanura naba banari guhanura ariko nta rukundo bafite, ariko barahanura bigashoboka abo bahanurira bakababona. Nicyo kibazo dufite ahangaha. Reka tubaze, nihanditswe ngo dukoresha mu byigisho byacu, reka tubaze igitabo cy'umugenzi. Igitabo cy'umugenzi igice ni icyambere. Igitabo cy'umugenzi igice ni icyambere, cyangwa se umuzingo wa mbere niho tugiye kureba twumve Mukristo nawe yahuye n'abantu nk'aba ngaba. Ni ku paje 152. Paje 152 ni umuzingo wa mbere mu gitabo cy'umugenzi 152 n'153. Twumve iki kiganiro Mukristo yagiranye na Byiringiro, aho bagenda bagaragaza neza imico y'aba bantu, kuko mu bintu utakwifuriza umuntu no kuzumva aya magambo ku munota wanyuma. Umuntu ugukunda ntazatuma aya magambo yumva. Umuntu wese ugukunda azakubwira ibi bintu mbere y'igihe kugira ngo utazatungurwa n'aya magambo yo kuva ngo mwami ngo sinahanuraga. Uhanuraga arinde ugutumye, uhanura arinde ukohereje, uhanura uvuganye nande, uhanura hari urukundo ufite se. Mukristo arabivugana na Byiringiro ku paje 152. Aravuga ngo iki? Ngo intambwe ya mbere yo gusubira inyuma kwabo nuko biyibagiza uko bashobora iby'Imana n'urupfu no kuzakirwaho iteka. Biyibagiza, abantu biyibagiza. Iyi ni intambwe ya mbere. Aba bantu hari ibintu bagendaga biyibagiza, imiburi ikabageraho bakayiyibagiza. Intambwe ya kabiri nuko bareka buhoro buhoro gukora ibikwiriye mu rwihisho, nko gusenga no gusoma ibitabo by'Imana bari bonyine. Aba bantu bazavuga ngo mwami ni abantu batagize amahirwe yo kugira ngo basome ibitabo by'Imana, harimo iki gitabo gikuru cyitwa Bibiliya, ngo bakigire mu rwiherero. Bivuze ko niba abantu bakunda gusoma iki gitabo ari muri rusange, babandi bakunda gusoma igitabo iki gitabo
ariko ngo bari mu itsinda babantu bakunda gusoma iki gitabo ngo ari uko hari undi muntu uje kubatera kuraje bo ubwabo ntayirimo. Aba bantu mwami niyo bazavuga bwa nyuma, ariko nabo bazasubizwa, ntabwo bazasuzugurwa, bazavuga ngo hoshi mugende sinigeze kubamenya. Aya magambo rero umuntu uzayumvaho azaba yumvishe ku magambo mabi yigeze kubaho. Intambwe ya gatatu ngo nuko bihunze abakristo bakijijwe by'ukuri. Aba bantu bamaze gufata umurongo, ndi kuvuga bazavuga ngo mwami ngo nditwirukanaga, ngo nditwahanuraga mu izina ryawe, ngo nditwirukanaga amadayimoni mu izina ryawe, ngo nditwakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Aba bantu intambwe ya gatatu iri kubaranga ubu ngubu ngo nuko bihunza abakristo bakijijwe by'ukuri. Iyo babonye umuntu yaramaramaje, iyo babonye umuntu yarageze ku ntera yo kwezwa, ngo reya se ngo nukwishushanya, ngo reya se ngo nibyo ari kwigira, ngo reya se ngo ari kutujijisha, ngo ugasanga bamushakiye impamvu yo kugira ngo bo atari yo kumusubiza inyuma, ahubwo ari impamvu yo kugira ngo bakomeze inzira yabo. Intambwe ya kane nuko bacogora, ndibakunde gukora ibibakwiriye imbere y'abantu. Ngo ni inkorere, ngo baragira ngo ndi kwigira za makirisitu, kandi Imana iguhaye umwanya wo kubikora no kubivuga. Iyi ntambwe ya kane ngo bacogora, ngo ntibakunda gukora ibikwiriye imbere y'abantu. Baba bashaka ubwihugiko, ngo bagiye hamwe n'abandi, ngo wabona ngo babatije ibyaha, ngo babona batumye bava mu nzira y'agakiza, bagashaka kwihugika ukuntu. Iyi ntambwe ya kane ngo nuko bacogora, ngo ntibakunde gukora ibikwiriye imbere y'abantu, ko kumva ijambo ry'Imana, ntibakunda n'ijambo ry'Imana, ko kurisoma bafatanije n'abandi. Aba bantu ntibakunda kuganira iby'Imana ngo ibintu ngibyo. Intambwe ya gatanu ngo nuko batangira kugenzura bamwe mu bubaha Imana ngo babone icyo babagaya. Aba bantu bacunga abantu, iyo babanye n'abandi bantu baba bari kureba ahantu bafite intege nkeya. Aba bantu bakunda kureba abantu bahita bamenya abantu bateshutse, bakamenya abantu bibye, bagahita bamenya abantu basambanye, bagahita bamenya abantu bavuze nabi, bagahita bamenya abantu bose bareba uruhande ruhengamiye ibumoso gusa. Ntabwo bashobora kubona abantu bakoze neza, bavuga neza, biga ijambo ry'Imana, ahubwo bareba abantu, bari kureba, bari kugenzura ngo bamwe mu bubaha Imana ngo babone icyo babagaya. Niyo mpamvu inyigisho zabo usanga cyane zivuga ngo bariya ngo ibyo bariya si n'urugero rwanda. Nyamara ijambo ry'Imana ricavuga ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ninjye rembo, ariko ngo bariya ngiki kintu kizatuma bavuga ngo mwami. Inzira ya gatanu bambe ya gatandatu izatuma aba bantu bavuga ngo mwami ari njyewe sinzigifuriza, nawe ndabigusabiye ngo ntuzumve kuri iri jambo. Ngo nuko batangira kubana n'abantu bakunda iby'iyi si n'inzoga n'ubusambanyi n'ibindi byaha. Dore ngize inshuti zabo bakunda kwibanira n'abantu rwose bajanye n'igihe. Impamvu ya karindwi nuko baganira iby'iyi si biteye isoni rwihishwa mu itsinda, mu miryango, mu iteraniro, abarabera. Ariko iyo bageze rwihishwa igihe cy'ikiganiro. Intambwe ya munani nuko batangira gukinisha ibyaha bito ku mugaragaro. Utwa dutoya, ukumva umuntu avuze akantu ngo none si ngo kakumva ngo kakubabaza, akavuga kandi ngo akazi ngaka se ngo basi ngo tukihorere, agatangira akagakinisha mu myambarire. Umuntu agatangira kwiyambarira ibyo ashaka, yaba ari nk'umukobwa agatangira agakubitamo kameni, akazenguruka mu nzu, yabona ntawe umubonye akagera mu mbuga, gukinisha ibyaha buhoro buhoro. Mu mbuga yabonwa n'umuntu umwe,
ati ubwo ntacambwiye nta kibazo, agasohoka hanze y'urugo. Ukinisha ibyaha buhoro 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 buhoro. Ngicyo kintu kiranga aba bantu. Intambwe ya 9 nuko baba bamaze ngo kwinangira, biyerekana uko bari. Utu tuntu tugenda dutuma bagenda binangira. Akaba ariyo mpamvu bazavuga bati mwami nitwahano urukumva bari kugira ngo imirimo yabo ibikorwa byabo nibyo bizabahesha ijuru. Natwe harigihe twishuka tukumva ko ibyo dukora ibyo bizaduhesha ijuru. Oya, ntitwahano, ntitwiruka, ntitwakora. Urukumva barabikoraga ngo ni mu izina rya Yesu, babikora mu izina rya Yesu, kuko n'abantu benshi bazi ubwongo uko usenze ngo kwa kundi dusenga mu buzima bwa buri munsi tukavuga ngo mu izina rya Yesu, ngo tukagira ngo ubwo bibaye mu izina rya Yesu. Ariko mu izina rya Yesu ngo ntabwo ari ryo jambo. Tuzagira icyigisho gisobanura mu izina rya Yesu icyo bivuga. Mu izina rya Yesu ntabwo ari uko bivuga. Mu izina rya Yesu ntabwo ari uko abantu baba byumvise. Yemwe n'abantu benshi umva bavuze ngo amen bakagira ngo bibaye mu izina rya Yesu. Ariko Yeremiya aravuga ngo ese abo bantu narabatumye, ese abo bantu twaravuganye, ese abo bantu bagira urukundo. Iyo bitameze gutyo, wavuga mu izina rya Yesu inshuro ya mbere ukayivuga mu inshuro ya kabiri, abantu bakavuga ngo amen amen amen, ntabwo ari mu izina rya Yesu. Ikimbabaje ni ukiri jambo ryazavugwa, ryarangiza kuvugwa, bikavugwa ukabyumva ku munota wa nyuma, nkabyumva ku munota wa nyuma. Ariko niyo mpamvu nateguye iki cyigisho, ni ukugira ngo atazagira umuntu wumva iri jambo. Aba bantu ibi ni ibintu bina byabaranze. Titwahanuraga, ntitwirukanaga, ntitwakoraga, mwami. Ibyo bintu ni bina byabaranze. Luka wari umuganga mu itsinda ryo kwa Yesu, wari ufite impano yo kuvura, nawe hari ibindi yongeyeho. Reka tubaze Luka urabivuga hiki, muganga urabivuga hiki. Sanga n'abantu benshi batemera n'impano zo kuvura, usanga abantu benshi ntibabyumva. Umuntu yarwara malaria batingo turamusengera, bakaja kuraba abahanuzi. Umuntu yasitara ngo reka tumusengere. Umuntu yarwara corona ngo turamusengera. Ariko Luka yari ariyo nk'umuganga, kandi n'ubu ngubu abaganga Imana ibahe umugisha, kuko iyi mpano bakomeza kuyishira mu bikorwa. Cyakoze ntabwo turwanya n'isengesho. Isengesho ni ryiza rwose, nibyo rinagomba kubanza, ariko hari indwara zigomba kuvurwa n'imiti yo mu byaremwe, nk'uko byagendaga na Yesu Kristo igihe yakizaga abantu. Luka igice ni cya 13:26 haravuga ngo 13:26 Luka haravuga ngo nibwo muzavuga muti kandi twariraga imbere yawe. Ba bantu barakomeje, barahanuraga, birukanaga amadayimoni, bakoraga ibitangaza. Luka yongeyeho noneho yuko bariraga imbere ye. Bivuze ko aba bantu bigaga ijambo ry'Imana neza, bari rwose bicaraga bakumva bicaye mu izina rya Yesu. Ariko ngo babikoraga kubw'umuhati n'imbaraga zabo, ubwenge mvajuru ntabwo ari buri muri bo. Titwariraga imbere yawe. Barakomeje 26. Tukanywera imbere yawe. Ngaho rero ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Ngibyo ibintu 7 rwose aba bantu bagizeho amahirwe yo gukora, ariko kubera uwabohereje bamwitiranije, bamwumvise nabi, ikibazo kiravutse. Aba bantu ngo bari bafite ubumenyi, yigishiriza mu nzira z'iwabo, ngo bari bafite ubumenyi, ariko kubyerekeranye n'agakiza ngo ntobari barimo. Akaba ariyo mpamvu tugiye gusoma amagambo aheruka, ari kugira ngo tubibutse, kugira ngo hatazagira umuntu ubwirwa aya magambo nawe amaze kuvuga yari amagambo. Hatazagira uvuga aya magambo
nawe agasubizwa ya magambo twamaze kubona hano mu byanditswe. Reka twumve imico ibaranga kugira ngo hatazagira rwose urimbuka akavuga ngo ese bya byigisho byanyuraga YouTube, bya byigisho byanyuraga ku ruhimbi, bya byigisho byanyuraga byerekezaga kuki, byavuga giki. Ni ubutumwa bwatoranijwe, umuzingo n'uwa mbere, ni paje ya 65 isubi ya 2. Aba bantu barangwa n'iki? Nyaboneka nusanga urimo ninsanga ndimo, dusabirane kugira ngo tubicikeho, kuko tutabicitseho byazateza ikibazo gikomeye, kandi kitari ikibazo cyo kwihanwa, byazateza ikibazo ku munota wanyu. Ubutumwa bwatoranijwe, umuzingo n'uwa mbere, paje ya 65, haravuga ngo mu bantu bazacibwa intege cyane ku munsi wa nyuma hazaba harimo bamwe bagiye bigaragaza inyuma ko ari abubaha Imana. Abakristo benshi ubarebye inyuma, babonye bagiye mu masengesho, babonye bagiye mu tsinda, ubabonye bagiye kurara mu migezi, ubabonye bagiye kurara mu dushamba, ubabonye bagiye bameze akanyarira, ubabonye bamwe bagiye ikibeho, ubabonye abandi bagiye mu matsinda mu masengesho, ukabareba inyuma. Ubaye Yesu wabatwara, ubaye Yesu nto wabasiga. Ariko umva ingorane irimo ngo mu bantu bazacibwa intege cyane, ayiga Mana, ngo ku munsi wa nyuma, ngo ku munsi wa nyuma. Ubu ufite amahirwe n'uwacika intege imbere y'iki cyigisho, uwacika intege umunsi wa nyuma utaraza. Ngo hazaba harimo bamwe bagiye bigaragaza inyuma ko ari abubaha Imana, inyuma, kandi biyerekanaga ko bafite imibereho ya gikirisitu. Hari igihe ubona abantu mu nzira rwose, reka ngerageze kubigana, ukabona yafashe Bibiliya, ukabona yenda yahengetse n'umusaya, ukabona yishize hano, ukabona yahengetse umusaya, hari abahindura n'indeba, ukabona rwose arebye nk'umuntu w'umutahajuru, hariho n'abahindura imvugo, ukumva rwose ari kwitsa nk'umuntu w'umutahajuru. Ariko umukristo ntaho bihuriye n'iyo mico y'inyuma, ntaho bihuriye. Ariko guhinduka inyuma birashoboka iyo batuje Yesu Kristo mu mibereho yawe, ariko ntabwo asa n'ibyo bintu bimeze cy'ibyo umuntu ari kwishiramo kugira ngo abantu babone ko hari urugero ariho, cyangwa hari ahantu ageze, cyangwa hari umubano afitanye n'ijuru. Ngo kandi biyerekanaga ko bafite imibereho ya gikirisitu, nyamara mwumve ikibaranga, inarinje. Ngo njyewe ngo biranyigishije, ngo birango nabyiza kera, narenje. Ngo biranyigishije, ngo yasobanura, ngo yasoma n'iki gitabo, narenje. Ngo biranyigishije, ngo urukumva ngo yabisobanuye, ngo nkuko twebwe tubisobanuye, narenje. Reka dukomeze. Ngo nyamara inarinje yisobekeranije mu byo bakora byose. Icyo ni icyambere, inarinje. Ngo biratana ubwabo imico mbonera yabo. Aba bantu bafite ngo bagaragaza imico mbonera, hari uko hanze bagenda badushima mu midugudu, mu byaro, mu miji aho tugiye dutuye, ugasanga ngo ari kuri muntu n'uw'Imana, babivuga maze nawe agahita yumva abaye uw'Imana. Ninde muntu utangije, ninde muntu mpijuru? Ngo biratana imico mbonera. Iyi mico si Yesu yarayishimye? Iyi mico Yesu yayivuzeho ko ari ikwiranye n'ab'ijuru, cyangwa n'abantu muturanye babikwemereye, babikubonye kubera kubigaragaza, kwiga ukuntu urabyerekana ukagira ngo bibaye byo? Oya. Kuba ari abantu bubashwe, ba bosi mukomere, aba bantu bashobora kuba ari abantu bubashwe. Hari abantu rwose biga bakubahwa, hari abantu baba bafite amafaranga bakubahwa, hari abantu rwose baba bafite impano nziza bakabibubahira. Ariko ijuru ryo
ijuru ryo rifite uko ribibona, ijuru ryo rifite uko ribigaragaza, ijuru ryo rifite uko rizakubwira niba atari byo ryabiguhaye, niba atari byo ryabimpaye. Ubushobozi bwabo bwo kuba mu myanya y'icyubahiro kurusha abandi. Hari igihe umuntu rwose afite umwanya ukomeye mu by'ubuzima, hari igihe umuntu afite umwanya ukomeye mu mibereho ya buri munsi, hari igihe umuntu yaba ayoboye abantu benshi, hari igihe aba ayoboye mu by'ubuzima bwa buri munsi. Ibyo bigatuma bakubaha kubera ya serivisi uzabaha, maze nawe ugahita wumva ubaye umutahajuru kubera iyo serivisi abantu bari kugushakaho. Oya, ntabwo ari byo. Ndetse nuko bazi ukuri, hariho n'abandi bazi ukuri bakakuvuga bagaheruka bakuvuga, kuko batekereza yuko ibi byose bizatumwa bashimwa na Kirisitu. Bazamubwira bati, mwami twariraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu, titwahanuraga mu izina ryawe, twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, titwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Ariko Kristo aravuga ati, nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Umuntu wese umbwira ati, mwami mwami, suzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Dusoza rero iki cyigisho cyacu, buri wese ashake ibyo data ashaka. Bya bindi badushimira twongera tubitekereza, turebe niba ari byo Yesu yadutumye, niba nari wowe dutumye, dufite icyizere ko ari wowe wabidutumye. Bya bintu hanze batubonaho batuvugaho, niba nabwo ari byiza, turebe niba ari Yesu wadutumye koko. Naho nibitari ibyo, ibi bintu, aya magambo azavugwa ku munota wa nyuma, n'abazayumva bazayumva, cyangwa se bazasubizwa ku munota wa nyuma, kandi bazavuga amagambo adahuje n'ijuru, n'ijuru rizabasubiza amagambo y'uko ritigeze kubamenya. Reka rero Mwuka w'Imana afashe abantu bakurikiranye iki cyigisho, Mwuka w'Imana afashe wigishije iki cyigisho, kugira ngo ari amagambo ntituzayavuge, ndetse na kiriya gisubizo ntituzacyumveho, ahubwo tuzumveho amagambo avuga ngo, nuko mugaragu mwiza ukiranutse muri bike, injira mu munezero wasohoje. Cyangwa se twumve amagambo avuga ngo, dore nguru Uwiteka twari dutegereje atuzaniye agakiza. Ngaya magambo nabifuriza, ngaya magambo nanjye nifuriza. Reka ijuru ridufashemo, kandi rirahari, ni iyo nshingano nk'uko mukabura n'umufasha kuri twebwe, afashe njyewe nawe kugira ngo tuzaba batahajuru mu izina ryiza rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusoze n'isengesho. Data wa twese, twongeye kugushima yuko uduhaye imiburo yo kongera kwibutsa amagambo azumvikana ku munota wa nyuma, amagambo atari meza, ariko ubwo duhaye aka kanya kugira ngo twumve iki cyigisho, uturinde yari amagambo, ariko mbere ya byose atari yari amagambo gusa, ahubwo uturinde iriya mico izabwirwa bariya bantu, ahubwo uzajya kugusanganira, ubwo uzaba ugarutse tugusanganira mu kirere. Kandi dufite icyizere tudashidikanya ko nubwo tuzaba twarasinziriye, dufite amahirwe yo kuzazuka mu muzuko wa mbere. Uzaturinde umuzuko wa kabiri, Data wa twese ukiranuka kuko bishoboka, nitugusabye mu izina rya Yesu. Amen.